Yo, welcome back traders. Uyu munsi tugiye kureba market ya gold. Murabizi ko aba trader bari profitable akenshi bakora analysis muri weekend. So n'umunsi rero turi ku itariki 29 z'ukwa gatatu 2026 turi saa 10:30, bivuze ngo turi hafi kwinjira Monday, turi hafi, market iri hafi gufungura. So rero uno munsi nje kubereka tunanaliza isoko rya gold, turebe niba koko dukwiye kuri buyinga cyangwa kuri sellinga kugira ngo tutazaryaniriza turi gupanika dukeneye kwita twinjira mu isoko, kuko isoko riri kugenda kenshi aba trader batabizi cyane, ndetse n'ababizi kuko nta mutrader utagwa loss. Buri mutrader wese, umutrader uzakubwira ko atagwa loss icyo gihe azaba akubeshye, kuko buri mutrader wese ukora trading nta kabuza arahomba, ariko akamenya ko inyungu yungutse. Ikikubwira profitable trader ashobora guhomba trade 10 agakora trade 3 zigahita zikavaringa za trade 10 ndetse zikamuha n'andi mafaranga yandi yakuye muri izo trade 3. Icyo rero nicyo kikwereka profitable trader. Ariko beginner trader ashobora gufata trade 10 zose azunguka agahomba imwe igahita imukubita loss kubera gupanika, rero bigatuma capital yangirika cyangwa blowinga yaba proper frame cyangwa free account. So rero bivuze ngo niyo mpamvu pro trader or beginner trader dukunda gukora analysis muri weekend mu gihe dufite free time, kugira ngo twite ku kantu kandi kugira ngo market itazadutenguha cyangwa tutazayanaliza turi gupanika dukeneye gufata entries zihuta, kuko entries zihuta kenshi zibyara loss. Nimba wumva uri gupanika ukeneye trade yihuta, inama nakugira nimba ugitangira forex trading even uyimazemo igihe, bite wirukanke kuko entry nk'izo ngizo zitujyana mu bihombo. So rero reka dukore analysis kuri gold, hanyuma turebe market idufitiye iki, turebe nimba dushobora gufatamo trade ejo ku munsi wo kuwa mbere, cyangwa se nimba dukeneye gustopinga tukareba ko twareba izindi trade ziri high probability. So hanyuma reka dutangire analysis. Turakora top down analysis, turahera muri 4 hour time frame tumanuka mu minota 15. N'umunsi ntabwo turi buhere muri high time frame cyane, kubera ko gold nge ntabwo nkunda guhera muri high time frame kubera ko ifite volatility nini, niyo mpamvu mpereye muri 4 hour time frame. 4 hour time frame nta bintu byinshi bibabwireho, murabona ko market yacu nk'ibisanzwe iri bearish. Kuba iri bearish rero bivuze ngo hano tugiye kwitonda cyane, kuko ndashaka uko dufatamo trade, kandi iyo trade tugomba kuyitaho cyane, kubera ko muri ino minsi gold ntabwo iri kwitwara neza. Bivuze ngo gufatamo trade bisaba kwitonda, niwanabonamo entry point ukaba wakoresha risk management nziza cyane. So hanyuma hano first of all tuhafite parallel channel. Ni uburyo bwabungana yaba line yo hasi ndetse na line yo hejuru. Bivuze ngo iyi ngiyi tuyikoresha nka resistance, hanyuma iyi ngiyi tukayikoresha nka support. Murabona hano yakozeho touch ya mbere, ikoraho touch ya kabiri, igeze hano naho kuko ari bwa buryo bungana, nayo ikoraho touch ya mbere, ikoraho touch ya kabiri, yerekana move yuko yubashye ino area of support ya channel. Hano tureta tumanuka muri 1 hour time frame kugira ngo turebe market idufite iki kuri ya support yacu. So hanyuma urabona hano tuhafite ino bullish, ino candlestick yasize rejection, hanyuma nino move yahise confirma ko market ishaka kuzamuka, ariko bitewe nuko dufite igihe kinini cya bearish, niyo mpamvu market itari kuzamuka mu buryo bwihuse. Ariko ntibivuze ko market itazazamuka cyangwa ikomeze imanuke.
twe turakora analyse yacu, turebe icyo market dufitiye, hanyuma tubone gufata umwanzuro y'aho tujya cyangwa nimba tubireka. Ariko uno munsi kuwa mbere tugomba gufata trade kuri gold, ni analyse yacu niramuka ibaye successful. Ndibutsa ko izo video tuba turi kuzikora mu buryo bwo kwiga, ntago ari uburyo bwo gufatamo trade ngo tuhite duhubuka tuhite dufatamo trade. Ni uburyo bwo kwiga kugira ngo biramutse bibaye bigutunguye ntahari cyangwa uri wenyine ukaba wafatamo trade wifashishije ino strategy. Ni strategy nziza cyane ikoreshwa n'abantu benshi, nawe rero wayikoresha nta kabuza. So hanyuma turaza tumanuka muri minota 15 kuko ariho nshaka ko tuza gufatira trade. Muri 15 rero turaza kwanaliza duhereye kuri high tumanuka kuri low. Bivuze ngo nta bintu byinshi turi bwanalize, turanaliza aha n'aha ngaha. So mu kwanaliza mu kwanaliza kuri high turaza kwifashisha price action yacu. Hano tuhafite iyi ni support, hano iba resistance, hano iba support. Hanyuma mbere yuko tubona ko dufite support n'ama resistance, hano dufite n'indi partner head and shoulder, left shoulder, head and right shoulder. Bivuze ngo ku bantu bazi ama partners, iyo market yakoze head and shoulder dutegereza neckline, hanyuma iyo market imennye neckline tuhita dukonfirma ko tugomba gufata mu bullish. Rero smart trader barindira retracement cyangwa retest. Hanyuma beginner trader igihe binjiramo market iki breaking ya support cyangwa ya resistance, hanyuma market ikahita igaruka hano ikaba yakoresha nk'iyi zone nk'uko hano ubona yabikoze. Birashoboka cyane, ariko iyo witonze ugakora risk management yawe neza, ugakora analyse yawe neza, nta kabuza trade iba successful. Hanyuma turaza gukoresha na trend line. Dukoresheje trend line turaza guhera hano hejuru tumanuka kuri iyi ngiyi pullback. Urabona ko market yamennye ino trend line, bivuze ngo structure yacu yatangiye bullish. So urabona ko hano tujya kureba kuri structure, urabona hano twari dufite bearish, hanyuma market irigobotora itangira gukreata bullish, hanyuma hano imena ino structure, bivuze ngo market yacu yatangiye bullish. Ariko bitari long term, muri tuzakora ino trade tuzakora nka day trading. Hanyuma turaza gushushanya ya resistance yacu, hano tuzakoresha nka support mu buryo bwo kwinjira. Ikindi rero, iyo umaze kubona resistance, umaze kubona n'ama support, umaze kwanaliza, uhita ujya gushaka confirmation zishobora kugira iyo trade yawe high probability. Confirmation nta zindi, turaza kureba kuri Fibonacci retracement. Iyo nkoresha 50 na 60 muri golden zone. So hanyuma urabona hano kuri move ya mbere market yakoresheje kuri Fibonacci yakoresheje 50 na 60. Bivuze ngo iyo ubonye move ya mbere yarubahirije Fibonacci, bivuze ngo na move ya kabiri nta kabuza ushobora kuyikoresha, kuko market ibiri kwerekana ikimenyetso cy'uko no move ya kabiri izayikoresha. Mbibutsa ko gukora trade cyangwa gukora trade dukora analyse, ntabwo tureba ibigiye kuba, ahubwo tureba ibyabaye tukamenya ibigiye kuba. So hanyuma urabona hagati muri ya resistance yacu yaje hano ikaba support cyangwa ya neckline yacu, urabona iri hagati ya 50 na 60. Bivuze ngo iyi move yacu ishobora kuba iri high probability. Rero ikindi tuzaba dutegereje ni uko market iramutse igeze kuri area of resistance yaje hano ikaba support cyangwa neckline ya head and shoulder. Ikintu dukwiye gukora nta kindi, tuzarindira confirmation candle. Confirmation candle rero ni iki? Ni nk'izi ubona hano zaje hano zigakora hano zigasiga rejection, hanyuma zigasiga body imeze neza. Icyo kita kikwereka ko
market iri bearish cyangwa market iri bullish cyangwa market igiye guhindura direction kuri ya zone yawe, ikaza ikasa nk'ibyinira kuri ya support yawe cyangwa kuri ya resistance yawe. Nizo twita confirmation candle, kuko market igiciro iyo kigeze kuri support, ababaya n'abasera binjiramo. Ababaya basangamo, wenda ni ku rugero dufite market iri bearish, ababaya basangamo abasera, hanyuma bakarwana nabo, hanyuma iyo batsinze, ababaya iyo batsinze ahita hazamuka ya candlestick, abasera bagerageza kumanura isoko, hakabonekamo ya rejection nk'iyi ngiyi hano muri kubona, wenda nko kuri iyi zone, nubwo cyangwa reka turebe kuri iyi ngiyi. Hanyuma ikintu ababaya bahita bakora, bahita nabo bazamura ya market, igasiga ya rejection cyangwa ya week ya candlestick, hanyuma igafunga body. Iyo body yo ibonetse iri strong, ugomba gufatamo trade. Iyo ibonetsemo imeze nka shooting star, cyangwa imeze nk'aka, uyibara nka indecision, ukarindira indi candlestick ikurikiraho nimba ari engulfing, hanyuma ugafata trade kuri ya area of support yawe cyangwa kuri ya area of resistance yawe. So hanyuma urumva kuri gold dufite move nyinshi zitwereka ko dufite factor nyinshi zitwereka ko market ishobora kuba igiye kuzamuka. Dufite iyi resistance, dufite iyi Fibonacci, dufite ino neckline, dufite ino support, hanyuma dufite nino trend line yabaye broken, hanyuma hano turaza nanone gusanga moving average iri guclosinga hasi. Bivuze ngo market uko izaba izi kuza gutyo, hari igihe izahurira n'iyi moving average kuri iyi area of support, hanyuma ihite isiga confirmation, ihite izamuka. Mbibutsa guys, udafite confirmation no trade. So hanyuma ibyo byose nitumara kubibona, tugiye kureba uburyo dushobora gusettinga stop loss ndetse na take profit. So hano rero tuhafite high, ino high ishobora kuba ariyo noza ya nyuma yo kuba wafata trade, yo kuba wafata take profit. Bivuze ngo urengeje hariya, market ishobora kugenda, ishobora kuza hano, wenda ni nk'urugero ikaza hano ikahita yimanukira warengeje ino take profit, kuko twabanje kubona ko ino market iri bearish. So ariko ngewe ntabwo ari uko nyifata, ntabwo ari uko ndi buyifate, kubera ko ngewe mfata kuri plan yanjye, mfata rimwe kuri gatatu. Bivuze ngo ngewe nshobora gutagitinga ino high cyangwa iyi high. Bivuze ngo market niramuka igeze kuri support yacu, hanyuma ikamanuka igakora igafiringa, ikerekana confirmation candle, ishobora kuza gukuramo ino high igahita imanuka, cyangwa igakuramo iyi high igahita imanuka rero, cyangwa ikaza gukuramo iyi high, nabyo birashoboka. Rero ikintu cy'ingenzi ukwiye gukora ni iki, ni uko market iramutse watagatinze iriya ikajya hano, uba ugomba kwita settinga break even, ugakorozinga n'amafaranga 1/2 cyayo uri kunguka, kugira ngo market niramuka igarutse itagutwarira amafaranga yawe. Cyangwa yagera hano nawe ukahita settinga break even watagatinze iriya. Ariko ngewe ndaza gutagatinga bitewe na risk reward ratio ndi bufate. Risk reward ratio yanjye ni 1/3. Ubwo nawe kuri trading plan yawe ushobora gushaka risk reward ratio ufata yaba 1/5, 1/10 kuzamura, bitewe n'ukuntu wowe wumva ukeneye kuba wafata profit. Ariko ngewe ndafata 1/3. So hanyuma hano turaza gushyiraho ya position. Market niramuka ihageze ikaduha confirmation stop loss, ushaka kuza kuri Fibonacci yawe muri setting yawe, ukazanda ugashyiraho nka 75. Ahangaha 75 ku bantu bakora swing, bashobora gutagitinga iriya, bashobora kuza bagashyira stop loss hano, take profit ahangaha. Ariko ngiye kubera ko nababwiye ko nkora day trading, market nizi igakora ikagera kuri iyi support yacu, ndazakira stop loss munsi ya 30, hanyuma mfate ya 1/3 nkuko nabibabwiye. Nshobora gutagitinga iyi high, iyi ngiyi, hanyuma market yaza hagera nkava mu isoko, profit nkaba ndayibonye. Bivuze ngo rero market yacu ibyo dutegereje hano
dutegereje ko market igera kuri support yacu, hanyuma yamara kugera kuri support yacu tugategereza na confirmation. Analyze yacu ikaba niramuka tubonye confirmation, analyze yacu izaba successful. Mbibutsa kwinjira sniper entry muri price action ntabwo bikunda kuba cyane, kubera ko market ishobora breaking ahubwo ikagaruka gukora retrace. Cyiza nuko urindira confirmation entry. So rero iyi niyo analyze nari mbafitiye uno munsi muri iyi weekend. Mbibutsa ko buri weekend tuzajya tureba isoko tugomba gufata muri iyo week igiye kuza, turebe ko rishobora kutubyarira umusaruro. So rero if you want more analysis like this, make sure